Mu gice cyatambutse mu nkuru y'inzitane twasize Bigwi yarajyanye Kiyani ku ruhande. Bahera ko bajya ku ruhande. Bigwi ahera kabaza Kiyana akamubwira ati bro, ndi kureba neza amaso yanjye yajemo ibikezi mbere yuko twinjira muri iyi nzu banza umbwire uriya mukobwa mwiza kuriya. Nuwa hehe ubundi se kuki ari hano? Kiyana ati Bigwi nta bintu byinshi ndi bukubwire, nakubwiye ko yitwa Ivy, ni inshuti yanjye. Bigwi ati none se mubana muri iyi nzu, yaje kugusura, arabizi ko ufite Nikita, bimeze bite? Kiyana ati Bigwi Ivy ntago tubana, ariko muri iyi minsi tugiye kuba turi kumwe, ni inshuti yanjye, arabizi ko Nikita ahari. Hari ikindi ushaka kumenya? Bigwi ati ye wowe muretse gatoya banza umbwire uriya mukobwa ujya ureba ubwiza afite? Kiyana ati gabanya abantu iby'ubwiza kandi ubizanye ute, ko ari bwo ukimubona ubwiza bw'ububonye gute kandi Bigwi ati sha byihorere, none se ni umunyarwandakazi? Kiyana atari kurigijwe, none se wumvise atavuga ikinyarwanda? Bigwi ati oya uriya ntabwo ari umunyarwandakazi, n'ubwiza afite, ariko ubonye umusatsi afite, none se buretse gatoya ababyeyi be ni abanyarwanda, umwe mu babyeyi be ni umunyarwanda undi ni umuzungu, neza ni akametisi. Ubundi zirataye nizo nandikiwe na muganga. Kiyana atari ko wasaze, Ivy nibwo ukimubona ariko ndabona wasaze. Bigwi ati ndarongoye. Kiyana atari kuri umusazi, urongoye ndetse? Bigwi ati reka nkubwize ukuri mukuru wanjye, aha ngaha rwose urakora ubukwe ngukurikira. Uriya mukobwa aramutse anyemeye, ye baba umenya n'umurenge nawushyira mu cyumweru kimwe n'ubukwe byose. Kiyana atari ko ndumva none uri kuvugishwa, wabishyira mu cyumweru kimwe se bigakunda? Bigwi ati icyo byasaba cyose nagitanga. None hibaze niba ari mwiza kuriya, mubonye nijoro, ubwo nimubona ku manywa tumenya noneho ndi busare. Kiyana ahera ko yigendera avuga ati ariko ni wowe wanasaze, iki ni igisazi. Bigwi agaruka mu nzu akicara iruhande rwa Ivy akamwitegereza cyane. Nyine ubona arimo amurebana mu marangamutima n'ubwuzu, muri we yumva yamukunze. Ivy we aba yitaye kuri Kiyana kuko niwe baba baziranye cyane. Ahera akamubaza ati se wari wagiye ko nari nakubuze? Kiyana ati hari ibintu nari nagiyemo, gusa ndumva nyine nsa n'unaniwe. Ivy ahera akahaguruka akavuga ati ubundi urwo rukote wambaye ntirukuremereye, reka ngufashe. Ahera ko amukuriramo ikote ndetse n'inkweto yambaye, akamuzanira izindi zo kwambara. Ibindi byose ahera akabitwara. Bigwi we aba akomeje kwitegereza Ivy.
Iva aherako azana n'amazi agahereza Kian. Hashira akanya gato cyane uwitwa Bigwi agasezera ngo yigendere. Kian ndetse na Ivy bahera ko bamuherekeza, ariko Bigwi ataha adatashye akumva yarara, ariko nanone akibuka yuko mukuru we atabyemera. Yinjira mu modoka akakserera agenda muri we yibaza, kavuga se uriya mukobwa yariremye n'ikive hejuru. N'ubwa mbere nabona umukobwa mwiza. Kwanza ntago ari ubwa mbere mbonye umukobwa mwiza, ariko n'ubwa mbere mbonye umukobwa ufite ubwiza bugaragara kandi noneho ufite ubwiza imbere n'inyuma. Ibaza umukobwa wita ku musore kandi abizi ko afite ubukwe. Hako ubundi buriya mukuru wanjye amahirwe nkariya yakure, kuki ngiye nahura n'abakobwa beza kuriya? Ariko mva ko bavuga Bigwi, uramutse uriya rwose uriya mukobwa kwemeye, sha wahera kusezera ku busore, ntiwazongera kwitwa ingaragu. Mbega umukobwa we, ase buriya Kian niyambeshye. Uriya mukobwa ntago ari umunyarwanda wuzuye. Shaka kuba afite umubyeyi umwe w'umunyarwanda, undi akaba ari umuzungu, kuko buriya sa nataye afite ntago bisanzwe. Nagapucuri ni keja. Bigwi ataha yivugisha, ari nako yisetsa. Agera mu rugo iwabo wa Kian. Mama wakimubona akamubaza ati ariko se ko mbona wowe utashye wisetsa, aho hanze uhuriyeyo n'ibiki? Simeruka umwera ngo ugiye kureba mukuru wawe? Mukuru wawe niwe utumye wisetsa? Bigwi ati mama, mpuye na marayika. Atuye na marayika? Marayika? Bigwi ati mama, mpuye na marayika pe, ngiye kurongora nanjye. Nyuma ya Kian nanjye ndahera ko nkora ubukwe. Mama Kian biramucanga, kavuga ati ariko none se ugiye kurongora marayika? Bigwi ati mama, nahuye n'umukobwa uzayongereho namukweretse. Mama ni mwiza, n'ubu ndi kumva nagaruka nkajya kumureba. Mbega umukobwa we, siko wagira ngo yariremye se? Mama watari ko noneho si gusa unyweye ibiki, uwo mukobwa muhuye gumereye ko ngira amatsiko yo kumubona. Ashobora kuba ari igitangaza, umukobwa neza kugiza umusazi. Bigwi atabwa mama, reka njye kuryama, ishusho y'ikindi mu maso, ubu ngiye gufunga amaso, ndarara medita, agasura ke gakomeza kagaruka mu maso yanjye. Ndatego ko mwana. Ati genda, ati nge nanze iki, ati nimunzanira bakazana nyine. Tuve kuri Bigwi twigarukire kuri Kian ndetse na Ivy. Baba bagiye kuryama. Kian ahera akabwira Ivy, akambwira ati wowe guma muri iki cyumba cyanjye, ngiye kanjye kuryama mu cyumba cy'abashitsi, sibyo? Ivy atoya, ntago menyereye kurara njyenyine, nujya mu cyumba cy'abashitsi turajyana. Kian ati noneho nakumira. None se turararana?
Iva ati why not, twanararana ariko. Kian biramushobera, tangira kwibaza ibintu byinshi, avuga ati uyu mwana w'abandi ngiye kurarana nawe haza kugira ikintu kiba byagenda gute, ibi bintu nabyirengera gute. Kian noneho ibi ndabigenza gute ko nigenje. Akirimo yibaza, Iva akamwegera akamubwira ati Kian please, ntago narara muri iki cyumba njyenyine. Ese ntabwo uri kubibona igitanda ni kinini, basi ndaryama hariya hirya nawe uryame hano. Kian abitekerezaho mu mutima akivugisha akavuga ati Ivy, iyaba wari ubizi ko mba numva nta kuva iruhande, ntago wakirirwa unyinginga uri kunsaba icyo numva nanjye nshaka, ariko nanone mfite ubwoba. Gusa nanone reka mbyemere bibe uko byakabaye, ubwo nyine ikiri bubi icyo ari cyo cyose nzakirengera. Kian akabwira Ivy ati okay nta kibazo, ubwo reka turari mu cyumba kimwe. Ivy ko yishima akavuga ati urakoze cyane, nari mfite ubwoba kuri bubyange. Bahera ko binjira mu buriri, ariko ukabona bombi barasa naho bafite ubwoba. Ivy araryama akajya kure ya Kian cyane, hagati yabo haba harimo intera ndende, haba harimo umwanya munini. Batangira kuganira, Kian arikabaza Ivy akamubwira ati Ivy, ndabizi wanyuze muri byinshi, ndanabizi uba ukeneye umuntu wakishingikirizaho, wa wundi nabura ushobora kukumva, wa wundi nabura ushobora kukuba hafi igihe cyose umukeneye. And here I am, ndahari ku bwawe kandi iteka nzahaba ku bwawe. Gusa ndabizi muri iyi minsi uri kunyura mu bihe bitakoroheye, ariko se wambabarira nkagufasha kwikorera ku mitwaro ufite? Ndakwinginze ntuzigere wongera kwigunga, kuko iteka iyo nkubona ubabaye nanjye mba numva ari ikintu ndi kubona. Ivy yumva amagambo ya Kian agahera karira akamubwira ati Kian, kuva nakumenya wahinduye byinshi mu buzima bwanjye, watumye nongera kubona ko ndi uw'agaciro mu gihe numvaga nta kintu maze kuri iyi si. Kuva nakubona cyangwa se nakumenya nibagiwe kongera gutekereza kwiyahura. Kian, ni buri munsi numvaga nakiyambura ubuzima kubera ibyo nanyuragamo, ariko kuko untega amatwi kandi iteka ukahaba ku bwanjye, icyaba icyo ari cyo cyose mba nzi ko hari umuntu nakishingikirizaho, mba nzi ko hari umuntu ushobora kuntegera ibitugu bye kuririraho. Ari nayo mpamvu iyo byancanze mpungera kuri wowe. Ibaze ko na mbere cyangwa se na kare kose amasaha yatambutse ari ngiye kunywa inzoga, ariko nkutekerejeho ndavuga ati ntago nazinywa, mera ko nza hano, numvaga nta handi hantu mfite ho guhungira. Iyo byancanze nza kuri wowe ukanyakira, warakoze kuza mu buzima bwanjye. Kian ahera ko yegera Ivy
agatangira kumuturisha akambwira ati waransezeranyije kandi urabizi ko bimbangamira uranabizi ko mbyanga nanga kukubonurira ahera akamuhanagura akanamusoma mu gahanga akambwira ati please ntiwongere kurira kandi ndahari ku bwawe tuzi Iva ahera ko yicara ku buriri na Kian akicara Kian niwe akomeza kumuhanagura amarira yarangiza akamuhobera akambwira ati tuza nyuma yo kumuhobera uko bagahoberanye nangwa se uko bagahoberanye bagahera ko biryamira bararyama bagasinzira mu gitondo Rasta umukozi wa Kian abyuka ategura breakfast ubona yishimye yimereye neza nta kibazo Ivy ahera akabyuka kuko wabyuka mbere ya Kian aje gutegura breakfast arahagera agasanga Rasta yabikoze ahera akamwegera kamubaza ati Rasta nari mbyutse gutegura breakfast none wabisoje Rasta ati ngiye rwose nkorera imbere mabuja Ivy ati Rasta ntabwo nakubwiye ati ntukanyite mabuja jya ukoresha amazina yanjye Rasta ati rega buriya mbamenyereye kwita abantu ba mabuja nyine urumva uriya mu mabuja wundi uriya mugore wa boss we buriya ndamutse muhamagaye mu izina umenya hari nabyoka nzinga ngenda Ivy ati nge ntagaruko nteye byo nyisanzuraho kandi ngiye nawe twibera inshuti nge nta kibazo cyanjye Rasta ati ahubwo buriya ubundi boss yagiye gukunda uriya mukobwa atakureba ati nge nakifuje ko yuza ko bari we rwose ugiye kubana na boss Ivy ahera akaseka avuga ati ariko Rasta ntugatebye rwose ntago byakunda ahubwo ibyo bintu ntukanabitekerezeho wakoze ahubwo reka mubyutse azafate breakfast Ivy ahera akagaruka mu cyumba akabwira Kian akambwira ati byuka breakfast yatunganye ariko yigira muri douche akajya koga kugira ngo ajye gufata breakfast yanakarabye Kian nawe ahera akajya mu yindi douche nawe agatangira koga Kian barimo yibaza ibintu byinshi ibintu bibaho se birashoboka se ngewe Kian nararanye n'umukobwa mwiza nkuriya uracya ibi bintu bibaho se n'ubwa mbere ibaze ko buri gihe nekta nyinginga ngo turarane ariko nkabyanga kuko mbanze ikintu gishobora kuba ariko nararanye na Ivy burakeye ariko nari mfite ubwoba numvaga ari buze no kunsagarira numvaga ahubwo ari buri buze gutuma hari icyo nkora ariko umwana w'abandi n'umugore iyo ageze kuburira ahera agasinzira y'umukobwa ariko wenda buriya kadutegereze turebe wabona hari ko ari ubwa mbere twari turaranye
Kiyana bari kwibaza kuri Ivy ubona nyine ari kumwibazaho ibintu byinshi. Tuve aho ngaho twigire kwa muganga aho baba bagiye gufata umurambo wa Nimrat. Aba ari umunsi wo kumuherekeza. Mariza bari aho, ababyeyi ba Nimrat bahari, umwana wahari, Lucas ndetse na Jinta, Ivy nawe abahari. Bose baba bambaye imyenda iriho amafoto ya Nimrat. Haba hari abantu benshi cyane baje gutabara. Ubu ubona agahinda ari kose kuri Jinta, we nta nubwo ababyumva. Abarimo arira avuga ati ibi bintu ndibibaho, ntago bishoboka. Nahoze ngira ngo ahari ndi mu nzozi, none umenya hari bya bintu ari impamo. Nimrat ntago yagenda. Nimrat ntago wagenda uko nguko. Gute wagenda uko nguko? Gute wansiga nyuma y'igihe cyose twari tumaze turi kumwe, nyuma yuko wari umaze kuba inshuti yanjye? Nari maze kukwakira nk'umuvandimwe, ntago ibi bintu wabinkora pe. Kuki wagiye? Kuki wansize? Nari niboneye umuvandimwe, none nawe aragiye. Njyewe ntago mbyumva. Jinta ahera akatangira gufotora, akibuka ibintu byinshi, akibuka ibyo yagiye anyuramo ahahise, uburyo yagiye apfusha, agasa n'uhahamutse. Avuga ati birongeye, yewe byisubiyemo. Atangira kubona serike irimo Nimrat, akabona wagira ngo neza neza n'ubwa mbere igihe yapfushaga Abi. Atangira gufotora abona Nimrat ari Abi. Atangira kuvuza induru. Abari aho ngaho bose baramufata. Lucas aramwegera akamubwira ati bebe, mugore mwiza, tuza ndahari. Jinta toya, haragiye. Lucas ahera akabibona, akabona ko umugore we asa n'ugize ihungabana. Layla bari hafi aho. Lucas ahera akamurembuza, akamubwira ati Layla, ntago ibi bintu nabishobora. Ndakwinginze kura hano muramukazi wawe, mujyane kwa muganga. Reka nite kuri ibi, nitumara kuzika ndahera ko mbasanga kwa muganga. Ivy nawe ahera akaza, kavuga ati mama ubaye iki? Jinta ataragiye, aransize, ntabwo yagenda. Ivy arabireba, gahinda kakamwica, atangira kurira bitewe n'ukuntu aba ari kubona mama we. Jinta aba yarasigaye akunda Nimrat ndetse cyane. Layla yinginga Jinta ngamukura aho ngaho, ariko Jinta akabananira. Arabiyaka agakurikira abafite umurambo wa Nimrat. Akibageraho araraba akagwa hasi.
bahera ko bamwihutana kwa muganga igitaraganya. Jenta ntago aba ari kubyumva nta nubwo aba ari kubyakira, umutima we uba utari kubyakira. Mariza nawe biba byamucanze, atekereza ku nshuti ye, agatekereza kuri mama Kimi, ibintu bikamurenga. Atangira avuga ati man, ntago nzi gusenga pe, ariko ndabizi iyo natuje akanwa kanjye nkaguhamagara nabura hari icyo ukora, ndakwinginze urengera uyu mubyeyi kuko ahari umutima urakomerewe ndetse uranananiwe. Ese man, uyu muryango kuki uhoramo ibibazo? Kuki uhorana ibibazo bidashira? Mana ntabura hari icyo wakora, hari byinshi wahindura. Avuga ayo magambo ari nako ari gukora uko ashoboye ngo bite kuri Jenta. Amasaha aragenda akicuma, Kian agahamagara Ivy cyane ko bari kwa muganga, kamubaza turi he. Ivy ati ndi kwa muganga. Kian ati se ninde urwaye? Ivy ati ni mama. Kian ati wambwira ibitaro muriho nkaza kubareba? Ivy ati oya, n'ubundi nanjye ngiye gutaha. Nyine urumva mama Ntwari ari hano, ntago batuma tuguma hanga, ahubwo rero burije reka tuzazana ejo, ahubwo niba uri hafi waza ukamfata. Kian atoke nta kibazo. Ivy ahera ko asezera akerekeza ku muhanda kugira ngo Kian aze kuza ahamusanga Mutware, ariko ataragenda bimwanga mu nda, ahera akagaruka. Mu kugaruka ahura na Mariza. Mariza ahera akamubwira ati Ivy, mbabarira uva ahangaha ugende, ntago nshaka kunteza ibibazo. Ndabizi neza mu kanya nawe ubu ngubu waba ubaye nk'umusazi, kuko kuguma ahangaha egare gukomeza gutekereza ibindi bintu byinshi. Genda mama ndamwitaho, uyu ntago ari mama wawe wenyine, nanjye ni mama wanjye. Ikindi Raila arahari, mu kanya na papa arabaje. Mbabarira ugende pe, ndumva ntari muri mood rwose yo kuba narwaza abantu barenze umwe. Umutima wanjye ntabwo utuje kubera mama, mbabarira ugende nawe utaza kujyaho, kuko ndabizi nuguma ahangaha biraza kuba ibibazo. Ivy ahera akabwira Mariza, akamubwira ati simva hano. Mariza ati mbabarira uva ahangaha, ahubwo reka nze ngo uhamagarire Kian aza kunkurira. Mariza ahera akanamusohora akamutwara, ubona Ivy adashaka kugenda, ariko byose Mariza ababikora bikorera Ivy. Amugeza ku muhanda neza neza bagahura na Kian. Mariza ahera akabwira Kian, akabwira ati ndakwinginze uyu mukobwa mukure hano, kuko ndumva nakeneye kurwaza abantu barenze umwe. Byonyine no kubona umubyeyi aryamye hariya, ndi kumva neza neza ntari kubyumva, yewe ntari no kubyakira. Mbabarira umukura aha. Kian atwara Ivy ari kurira, agahinda ari kose, ariko akamutwara. Kian agenda amufashe mu biganza, ari nakamubwira ati tuza, humura, ndabizi uri umunyembaraga, kandi ibi byose njye nawe turaza kubinyuranamo. You are not alone.
uramfite, ufite Mariza, ufite dadi wawe, hari n'abandi bantu benshi bakugaragiye kandi bagukunda. Ikindi humura mama araza kumera neza, icyaba icyo ari cyo cyose, icyo byasaba cyose, abe n'amafaranga turaza kuyatanga, ariko mama araza kumera neza. Aramutwara bagera mu rugo, Iva ahera akajya no mu buriri. Kiyana arabibona ko Iva afite agahinda, nta kindi kintu akora, nawe yinjira mu cyumba agahera akafunga, amuryama iruhande, ari nako atangira kumuhumuriza, ari kumwumvisha ko atari wenyine. Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Ibyo kwa Ivy bikomeje kugorana. Ese iherezo ry'ibi bigeragezo, iherezo ry'ibi bibazo ubundi ni irihe? Natangiye nibaza ngo if God is real and he really loves us, why do we suffer? Niba koko Imana ibaho kandi ikaba ari iy'ukuri ndetse ikaba idukunda, ubundi kuki tubabara? Ese ubundi abantu bayo bababarira he? Ubundi se ibigenza ite? Kuki usanga hari abantu bahora mu bibazo, ikigeragezo kirenga ikindi gihinguka? Ubundi biterwa n'iki? Ese ubundi ibyo bibazo bigeraho bikagira iherezo? Ese hari ikisengesho ryaba rihindura kuri bene ibyo bintu? Ubundi si ibintu tunyuramo aba ari igeno nangwa aba ari ubushake bw'Imana? Ibyo byose nanjye nibyo nibaza. Ariko ahari tuzagenda dusobanukirwa. Inkuru yitwa Inzitane, njyewe nitwa Atete, nijye uyandika kandi ni nanjye uyibagezaho.